rero match bayinganyije kuri 2 Manchester yafunguye izamu ku minota 51 Lisandro Martinez shot rikomeye cyane cyari igitego cya kabiri yatsindiraga Manchester United. Icyo gitego uwo bita Cody Gakpo yabonye umutoza azamuye abakinnyi bagomba gusimbura avuga ati ngiye kuva mu kibuga, yacenze Matisse de Ligt atera takragwa mu byapa atsinda igitego cy'igitangaza. Uwitwa Matisse de Ligt akora umupira nanone penalty iraboneka Mo Salah aratsinda, ariko Amadi Diallo n'ubundi mu moso yityaye munota 80 arishyura. Kuri Man United nje nkibona nje numva amazi iminsi nyifitiye icyizere cy'uko ishobora kuzakora akantu kuri match, kubera ko burya equipe yo yuzuye idafite ibibazo by'imvune, ndavuga izi ziza nyine zitunguranye uretse wenda zazi n'abantu bari yakire banasimbuje abakinnyi no matransferi, ariko Man U nta suspension navuga yari hari, nta mvune yo muri iminsi ibonetse muri iminsi hari. Imvune zaherukaga ni Luke Shaw maze igihe, Rashford bashize ku ruhande ubwo ni meforme, Mason Mount maze iminsi nawe avunitse yashize igihe, na Lindelof nawe utajya uboneka. Equipe ya Ruben Amorim kwizigi yari yuzuye, na excuse yari afite, so Man U rero yuzuye abakinnyi bazi ko ari challenge komeye ku mukiye babihe byose. Man U na Liverpool na makipe ari successful cyangwa se yesheje imihigo myinshi kurusha ni makipe muri Premier League. Urebye ibikombe bya championnat bafite ubu ngubu nekereza kubajije ngo equipe ari successful cyane kurusha iyindi, bisa nkaho byamaze guhinduka ubu navuga ko ari Liverpool, kuko ku bikombe bya championnat Man U yatwaye igikombe bakuzuza 20 kandi isezero birashoboka. Ubu wajyana no muri 6 z'Iburayi Liverpool ifite ibikombe 6 bya Champions League, Man ifite 3. Urumva na amakipe vraiment manini cyane muri Premier League, umukinnyi wese rero ujya kuri ya match abazi icyo gukora. So Man U rero yagaragaje imbaraga zidasanzwe, yagaragaje resilience, kwizirika kuri match. Liverpool ntabwo navuga ko yagaragaje intege nke, uretse umukinnyi navuga wabaye Trent Alexander amenyo y'abasetsi ni Trent mu bijyanye no kudefanda, ariko si iby'ubu ni bisanzwe kugezaho Roy Keane yamuvuze amagambo akomeye avuga ngo Real Madrid iri hafi kumusinyisha, atariko equipe yakaba imwifuza ni Tranmere Rovers, kipe mu cyiciro cya 4. Tranmere Rovers yesijya kurubuga iravuga ati turihagije ntabwo tumukeneye. Urumva umukinnyi ku rwego rwa Trent Alexander Arnold kubera amakosa yo kudefanda akagaragara kuri ya mu defense. Toza Arne Slot yavuze ati muze kubireba zone yakiniragamo yari iri gucamo abakinnyi babiri, hari harimo umusore witwa Bruno Fernandes ari gukinana na Diogo Dalot. Atabakinnyi babiri kugira ngo nkumvishe ukuntu ari beza, bombi banza muri equipe nationale ya Portugal. Ati twa dufite umukinnyi witwa Diogo Jota mwiza nyamara ntabanza muri Portugal. Ati birakwereka karitiri muri equipe ya Manchester United. Aravuga ati rero ntabwo umukinnyi wanjye ari umuswa, ahubwo yafesinze nyine icyo kibazo cyo yakinaga n'abakinnyi babiri, kuko Liverpool hari ukuntu Kurwari Trent akinaho basa naho navuga ngo basa naho urabona akina asa n'usatira cyangwa n'uzamuka. None mu mikinire ya Liverpool rero nuza kureba ku murongo abari kumwe yakabaye ko ari kumwe na Salah, kandi Salah ni umukinnyi Liverpool isa naho ari ibwira ngo guma imbere. Urwo ruhande rwawe turashaka ko nituzajya dufata impere aho dukorera ama transition, ubona ko niyo Liverpool ifasha umupira igiye gukora counter attack niho iwujugunya. Salah ni ubanza kuwufata akawufunga akakontrole bakoze counter attack. So yasangaga rero muri iyo zone ye nkuko yabivugaga Bruno na Dalot niho bari kunyura ari babiri. So agasanga rero ni babiri contre umwe, so bikamugora rero ni byumvikana. Ikindi Trent twese nkuko Lorenzo yavuga turabyemera ni mwiza cyane asatira kurusha yugarira, yarekoraga n'imipira miremire myiza cyane. Ubwo rero nta muntu ujya uzuza byose 100%, ariko ntabwo Trent ari ariko nekeza ko Liverpool yakabaye ubwo kubaza intege nkeze mu kudefanda, yakabaye ifite Emre numero 6 w'umukasero gumayo umukavaringa kuri ruhande rw'iburyo, ariko urebye mediane ya Liverpool naba mediateri bari moderne bisanzura cyane, yaba Makalista yaba Gravenberch Jones, nta muntu nyine uguma inyuma ngo ajye kumukavaringa kuri ruhande. So iyo ufite umukinnyi nkuriya rero, kuko hari byiza guha cyane mu gusatira izamu, ukwiye no kugira plan yo kuzibira uruhande rwe mu gihe ukeneye kugarira. Ikintu gituma Liverpool idakina uko kica ibintu cyane ahubwo kiri muri central defense, kwa ko Virgil aba free
Virgile ntajya marika nta muntu Virgile ajya akina Virgile ntajya akina afite umuntu Ibukonate abagomba gukina umwataka Virgile akaba free Ibukonate rero akabaye ajya gukina Kurwari abari kumwe na Gravenberch agasa nugaruka mutima wa defense ntago bikunda rero so anyways haba hagomba kuba kantu nyine musacrifice ariko Trent nyine nawe arabafasha mu gusatira. Uwo bita Bruno yavuze ati iyi match ntago tuyitsinze ariko twakiniye neza ati niba twitwara gutya Anfield kuki tutakwitwara gutya n'ahandi buri gihe ngira ngo abantu barahuriza Ligan kuri performance ya Manchester United bavuga ko iyi resulta hari ibimenyetso byiza igaragaje ku ikipe ya Manchester United sinirwane ko nayo nibyo bari bamaze match 3 batsindwa mu rugo ntago rero byari byiza rwose gutsindwa indi match amplis nk'ikigugu abakinnyi benshi bababaza yaba Bruno byavuze yaba na Martinez watsinze igitego cya mbere wa match ngo niki cyatumye mwitwara neza muri mukino mwashaka no gutsinda igitego washije ku segonda rya nyuma cya Harry Maguire cyane niya usimbuka kawurekagana na Charari nyuma yari guhitarangiza feri na nuza na Zirkzee nawe yashobora kwishotera nka rutayizamu maze yari kuri pressure yashobora kukavingura umupira akawushyira mu izamu ibyabaye rero nuko we yakoze ku mutwe avuga ati byose ni mu mutwe ni lokote mentale yacu wenda itabaga imeze neza Ruben Amorim atsinze Man City anganyije na Liverpool ataramara amezi 2 muri Man U abantu bavuze bati ni ibintu bitwereka ko nyamara uyu mugabo nagira igihe cyo kubaka equipe ye ashobora kuzazana igitinyira akajyana muri Manchester United. Nge performance yabo mu ijambo rimwe navuga ko yari nziza cyane ngereranyije no ko Liverpool yari imeze naho yari iri Anfield naga ari kibuga equipe yari yose ipfa kumenyereraho. Arsene Wenger aravuga ngo Liverpool mu myaka yashize yagiye nerwa gutwara amashampiyona igatwara ama Champions League kubera ikibuga cyitwa Anfield akenshi match zayo nizikorera so Man U rero yari maze match 5 itabonerewe n'igitego match 5 zeruka yatsindwaga cyaba kanganya ubusa ku busa yari yatsinzwe shatinganye 2 nganye ubusa ku busa this time yajibona 2 navuga yuko ari ibintu byo kwishimira rero muri no performance yabo mu ijambo rimwe ariko ibyo kubakiraho biruta ibindi nge kuri Ruben Amorim mbitegereje muri sezita mu buryo butatu icyambere soza harimo kuzagura abakinnyi akeneye icya kabiri harimo kuzaba yaramaze kubona neza abakinnyi beza muri Man U yagumana donc yavuga ngo aba naba regular statabanye mu Maguire yagiye kumwongerera amasezerano kugira ngo amaze kumvikana umwaka umwe bisanga byarangiye icya gatatu yafata ikipe muri season hagati wenda n'imikino ni bara understanding reka zagira igihe cyo gukora pre-season agira igihe cyo kwigisha ibyo yifuza ko bakina so uwakoresheje ikipe pre-season ukabashyiramo imikinire yawe neza kuko nta mwanya uhagije wo gukora imyitozo wabona ukarekura abakinnyi ukagura abandi uyu mutoza nge nzamwivariwe cyangwa nzamubara neza atoje sezo yose yego ikijumba one stop shop